umva nkubwire kwi ibitenge reka wakenyeye sinakubwira Bibiliya ariko hari ikintu kimwe utazi mwijuru nta cupa uzasangayo nta n'abagabo uzasangayo kuko nta dikizibayo rero ibintu byose ubwira n'umwanda ashiwe yandi usangiza amana zawe Mbona kererewe kwikorera mu bisengesho rero Uwiteka Mana yanjye wakoze kundinda nkaba naramutse amahoro shimwe n'iryawe Nyagasani ubu ngubu mvuye muri uru rugo ngiye ku murimo wawe undindireyo kandi undinde imitego ya Satani mu nzira mu izina rya Yesu wifashishije nkwizeye umukiza wanjye Mwami Yesu usigarane n'abasigaye hano amahoro uturindire urugo uturindire n'umuryango Uwiteka Mana yanjye nshimye ibyo nkorera byose undinde Satani n'abambari be usabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen ubwo se wabinkorara ibiki se kandi ni wowe Keza nzi cyangwa ndimo ndarota iyo Bibiliya yitwaje nde umva ntago nkiri Keza ahubwo nsigaye nitwa Uwimana wowe nzi wamaze rikeri mu kabari wirirwa uteganya n'abandi ku muhanda reka rero tubyiniro ntawagutangagayo none ngo ndimo ndarota cyangwa ndasinziriye kwituza nkubwire jewe kera ntago nkiri ubuntu narahindutse cyane kandi nawe urabibona ubu nagira ubuntu n'Umwami Yesu wowe Keza cyokora n'Imana yabifashije kuko baramaze abagabo barananzengereje rero sha mukobwa reka nkubwire inama kandi ngire navuga nigire gusenga ubu nakererewe ariko reka nkubwire kuko ahantu hose Nyagasani arahaduhembera n'uyu ni umurimo ndamutse nkubwirije icyambere reka nkubwize ukuri ushaka uje mu byurimo ushaka uje mu byurimo kuko nicaye nkaguhamya kwi nawe wahinduka wowe Keza ahubwo wararebye usanga abagabo beza bari mu rusengero ubwo ugiye kugwisha abagabo babandi ngo wagiye gusenga ahubwo wowe gumana n'abo bagabo uzabona ingororano kuko haranditswe ngo Bibiliya reka sinakubwira ndega amatwi nkubwire inshuti yanjye haranditswe ngo icyo ukoze nicyo ubonamo inyungu njye nakurikiye Umwami Yesu kuko ari we namenye ubu ngubu ubwo ugiye kugenda ucupire uhinduka umwanda ngo ugiye mu rusengero cyakora hasanga usanze y'abantu haranditse ngo Uwiteka aragusiga akakugaburira akakumara inyota hahirwa umukene mu mutima we kari uzabona ingororano azabona n'ubwami bwo mu ijuru tuvuga ko utazongera kunsaba kuri rikeri wowe ibintu uri murambwira ngo ugiye gusenga sinzi byari byo ahubwo tugende ngucangamo agacupa kamwe kuko n'ubundi ndabizi ko tugasangira naho ubundi wasanga iyo Bibiliya ufite uyitwaje ahubwo tugende kuko naho ubundi ndabona ntazi ibintu hoya umva nkubwire rero ko inshuti yanjye kera wajyaga unyumvira n'ubu ngubu wanyumvira reka nkubwire uzashaka ukuntu twicara ahantu tubiganiraho nkubwirize ndabizi ko nawe uzakira Yesu n'umukiza wawe umva nakira Yesu n'umukiza wawe komeza mu byo urimo byisi reka njye kwinywera kamwe ahubwo sheria nambuze ibyo simbizi umva nkubwire kwi ibitenge reka wakenyeye sinakubwira Bibiliya ariko hari ikintu kimwe utazi mwijuru nta cupa uzasangayo nta n'abagabo uzasangayo kuko nta dikizibayo rero ibintu byose ubwira n'umwanda ashiwe yandi usangiza amana zawe
Apostle will hear of this.